rwose ndi kugushaka mfite ikibazo n'umugabo wanjye tutari kumvikanaho kandi ni wowe nshuti ngira banguka fata akamoto ngenda akakwishyurira ndi mu rugo pe banguka ciao mbabarira ungira inama kuko ndi kubona uru rugo rwanjye ugiye gusenyuka urabona ngo ntacyo mbuze pe umva ngiye byari birushijeho nta kintu ntari mfite ariko narabuze amahoro ariko hari ahantu nakujyana bishobotse ariko ntugire ubibwira aho hantu hameze gute ni ahantu ku buryo baguhereza umuti ku ebana danje ukaza ukawukoresha ku buryo buhagije ahasiga amahoro akarandama niyo mpamvu mu buzima mba numva nta wundi wangira inama usibye wowe nanjye rero nituramuka tugiye uramenye ntuzagire n'undi muntu urubyaro kuko ndibuka nawe muri cya gihe warabuze urubyaro ntuzi ko narabuze urubyaro imyaka 5 nserera buri gitondo umugoroba singe sinywe singira umugabo umva ingumi suruzi bikovu ufite mu maso se isatira yari ipfuye ariko reba aho ngiriye amahoro reba ukuntu usigaye meze ndi gutema itoto nawe mama ruga nimbona bino bintu biciye nukuri ntago nzaririra ngo nyeneye kugura superi yo kwambara nukuri pe Imana izazi kumera umugisha ndakumenyesha ko aho hantu turamuka tugezeyo shakereka niba nawe uri peto umva wowe ugomba kugira ibanga ry'umutima wawe bigira gutya ugomba kugira ibanga ry'umutima wawe ku buryo nyine wamera ukarimira dumburi hari umuntu umenye uzarimira uzankoreho kandi ikintu cyo ngiye kukubwira ni ibintu ibyo bibiri twabirangiza tugataha tugatandukana gacaho agenda eba nta n'amazi ndagusaba ni ukuvuga ngo kwitondera abapfumu kuko iby'abapfumu bijya abapfu utazagenda nabi ukabura ibyuma n'intama kubera akoresha imbarutso utwinjiye mu nzu n'utwe utwinjiye hanze n'utwo uzaba usagurije tw'inzira twanjye nawe amaruga nta kibazo amafaranga ndayafite mfite n'ayo umugabo atazi ayo yose nzemera ngakoreshe ariko mbone ngo urugo rwanjye rugarutsemo amahoro rega uriya mukobwa wibanze ku muhungu wanjye ni ikibazo nabuze ikintu namukorera umva ibyo bintu byose uzava byose tubirangije byose tubikemuye nta n'umuntu n'umwe uzamenye ibyabaye azajya kumva yumva yageze hanze umva nzabyitwaramo neza kubwo bizacamo nta kibazo ngiranye n'umuntu cyangwa ngo n'abantu babimenye buri kimwe cyose bazakigukorera nta na kimwe bazagusigariza ku buryo uriya mukobwa wihambiye kuri uriya mwana wawe bizahita byose birangira tumushake umukobwa ugendanye n'igihe wize ufite n'amashuri hana nyakatsi umva mama ruga nta kindi nshaka ndashaka gushyingira umuhungu wanjye Brian umukobwa wo kwa minisitiri ntabwo nshaka kariya gakobwa ko kwa Gikeri
erega hano hanze abakobwa ba hano hanze barakanuye amaso kandi ni ukuvuga ngo abakobwa ba hano hanze barambuka bakajya za Uganda za Tanzania bakajya gushakayo amadawa. Ubwo rero ni ukuvuga ngo aho nzakujyana ni umuntu waturutse kure Nairobi afite igiti cya kindi cya dani. Mva mama Ruga genda rwose shera agiye kuza avuye mu kazi noneho nzaguhamagara kuri telefone uriya munsi nugera.